Ikoranabuhanga no guhanga udushya ni bimwe mu byitezweho guteza imbere ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ni muri urwo rwego muri iki gihe abanyeshuri bari mu rugo, Minisiteri y'Uburezi ibashishikariza gufata umwanya uhagije wo gusubira mu masomo yabo no gukora ubushakashatsi bagahanga udushya bifashishije ikoranabuhanga. Muri iyi minsi amashuri afunze kubera kwirinda icyorezo cya coronavirus, abanyeshuri mumenye yuko kwiga bitagarukira mu ishuri gusa. Hari amasomo atambutswa kuri murandasi, kuri radio na televiziyo. Turabakangurira kandi tubashishikariza gukurikira ayo masomo ndetse na nyuma yaho mugafata umwanya mukikorera ubushakashatsi bujyanye n'ibyo mwiga. Hari abanyeshuri bashoboye gukoresha umwanya bafite mu bikorwa by'ubushakashatsi no guhanga udushya. Bamwe babikorera mu rugo, abandi bakabikorera mu malaboratwari abafasha guteza imbere impano zabo mu guhanga ibishya. Uyu ni Bizimana Dani, umuyobozi wa Fab Lab Rwanda, aradusobanurira ibikorwa bakora ndetse n'uruhare rwabo mu gufasha abakiri bato bafite impano mu guhanga udushya. Fab Lab ni lab yo guhanga udushya ariko itari mu Rwanda gusa, iri ku isi hose. Twagira ubuntu rero bwo ko umukuru w'igihugu cyacu yadufashije kwigera mu Rwanda 2016. So icy'ingenzi cyari intego yacu ko ari kugira ngo duhange udushya ariko cyane cyane kugira ngo tubashe kwigira, mbese tureke kudependinga ku isoko ryo hanze. So kuko hari abana bafite ibitekerezo benshi, twagira ngo babone ahantu babikorera. Twebwe umwihariko wacu mu Rwanda Fab Lab kwinjiramo n'ubuntu cyangwa se nta membership fee tugira. So ikintu cy'ingenzi cyo gihari ni umuntu uri ufite innovation, ni ukuvuga ngo ni umuntu ushaka kugira ikintu yakemura muri society yacu, cyane cyane mu Rwanda cyangwa se muri Afurika. So tureba uburyo icyo kintu gikenewe mu gihugu cyangwa se muri Afurika. Niba ari cyane cyane yari ikibazo ari gusolovinga cyangwa ari gukemura, nibwo tubasha kumwakira. Ntitureba ngo yiga mu kihe kigo, ntitureba ngo afite imyaka ingahe, twemera ko imyaka yose ushobora guhanga ugashya. So abantu baratwandikira bakaza tukareba ikintu ashaka gukora tukaba twamushyiramo. Cyane cyane tureba umuntu ukunda gukora, uri mbese wihangana, ushobora gukomeza kuko ni research center. Research ntabwo ari ikintu ukora umunsi umwe ukirangira. Hari benshi tuba twaratangiranye ariko bagiye bavamo bakagenda. Niyo mpamvu babonye barimo ntabwo ari benshi cyane, ariko no kubera ko na covid twagabanyijemo umubare w'abantu, ariko barahari benshi dukorana nabo. Bamwe mu banyeshuri bafashwa na Fab Lab Rwanda baratwereka ubushakashatsi bakora n'udushya bahanze. Nicole Hamisa Sabimana akora imitako by'umwihariko amaherena y'ubwoko butandukanye yifashishije ibikoresho biboneka mu Rwanda. Mbere nyine umuntu yakibaza ese naraje direct mitangwa ku maherena bise byagenze bite kuko ariyo nahisemo. Ya Fab Lab akenshi usanga uruhare runini na gender balance irazamo nyine di big. Rero kubera ko harimo n'ikibazo cy'uko nyine abakobwa baratinya, bakunda ubuzima bworoshye, ntabwo bashaka gutekereza, bashaka gusaba mama mereza agira gutya. Ariko njyewe naratekereje, naraje muri Fab Lab ntabwo se njyewe bino ntabwo nabibasha, ibintu bakora byo kumanika ibyapa bikeneye binini cyane, ariko nkabona muri puberi hajyamo ibintu by'amabateriyeri menshi yapfuye ubusa, nyine aya zino wood turi kubona nyine triplex zapfuye ubusa, yamaje gukoresha arakajugunya. Nkavuga se kubera iki umuntu nyine atakatamo akantu kingira mu kamaro nyine yakoresha. Ubwo nangira ntabwo natekerezaga ko nyine byaba ari ibintu binini umuntu yashyira ari agacuruzaho. Yabaga ari ngo ku giti cyanjye kuko iki njyewe nagenda ngatanga amafaranga nkagura iherena nko ku 5,000 cyangwa 3. Kubera iki njyewe ntagikorera kandi ku kintu gifatika nkaba nanjye nakiyambika nkaba nsa neza nyine. Nuko natangiye rero nkafata materiyeri bajugunye mu bideyi muri puberi, nkakatamo shape nshaka, design nshaka. Design azikoraga kuri Pinterest.
urabona twese muri uru rubyiruko turi gukoresha social media cyane, wajya kuri Google ukandikamo earrings, amaherena, iyo byanditsemo bakuzanira amadizayini atandukanye, amashepu atandukanye, iryo ukunze rero ryagufasha wowe ukarikata ukaba waryambara ku giti cyawe. Aba banyeshuri kandi batanze umusanzu ukomeye mu gukora ibikoresho byifashishwa mu kwirinda icyorezo cya coronavirusi. Jean Christophe Ngabonziza avuga ko uyu mwanya wo kuba mu rugo yawugiriyemo amahirwe yo kubyaza umusaruro impano ye. Nkunda ibintu byo kudizayininga. Naje hano kubera software bita SolidWorks designinga, mageze baramfasha menya n'ibindi byisumbuyeho, basha nyine kuimprovinga iyo mpano yo kudizayininga, basha no kujya amahirwe yo kumenya imashini zirimo no kuzikoresha. Bw'igihe covid yazaga nagiriwe amahirwe dukora face shield, mu gihe abandi bari mu rugo ndi gukora face shield ziri kwifashishwa mu kurinda icyorezo cya covid. Sibenda kuba twaragira amahirwe tukaba twakora face shield, harimo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye dukora. Wenda ubwo bumenyi bwo niyo nyungu ya mbere. Indi nyungu wenda ni amafaranga biba bitandukanye. Numva mbere umuntu yabaga ari mu rugo, wenda bitewe nuko mwanjye niga ni ubumenyi ngiro n'imyuga. Hari ukuntu ugira ikiraka runaka ukagikora, ariko ushobora guca ibyumweru 3 ntacyo ubonye. Ariko ahangaha kuva nagera nungutse ubwo bumenyi, kandi nyuma n'amafaranga atangira kuziraho ku buryo nagira icyo nimarira neza kujya gusaba ababyeyi. Ibi bikorwa by'aba banyeshuri bakorera muri Fab Lab bavuga ko bibafitiye akamaro. Muhayimana Valence avuga ko abona ubushobozi bumufasha gukemura utubazo tumwe na tumwe atarindiriye ubufasha bw'ababyeyi. Benshi burya bavukana impano ntibaba babizi, wajya no kuyibona, wajya kuyikoresha ukagira ubwoba bitewe n'ibyo inshuti zawe wenda zikubwira. Icyo navuga nko muri iki gihe noneho turi no mu gihe hari icyorezo, ni umwanya mwiza umuntu yakoresha. Nubwo hari icyorezo, uramutse wirinze, ikintu kiba gikurikiraho kindi ni ugukoresha uno mwanya ufite. Ntabwo ari umwanya wo kuryama, kureba filime, ni byiza wazireba, ariko ntabwo ari uguhera mu gitondo. Nimba ubikunda bikore, ariko uvuze kubona wa mwanya wawe wo kugira ikintu ubona wakoze, cyane cyane ibintu bikoreshejwe amaboko yawe n'ibitekerezo byawe, kurenza wenda bya bintu biraho byagenwe ko bikorwa n'imashini cyangwa umuntu wese yabikora. Cya kintu wowe ushobora kuba wakora ukaba ubona ko kibasha kuba hari uko we wagikoze, ni cyo kintu uba ukeneye gutekereza ukareba icyo ushoboye. Si ngombwa ikintu gikomeye, nimba wakora akantu mu ntoki kagasa neza, gakore kajye ku isoko cyangwa se kabe kakugirira umumaro. Usibye abanyeshuri bakorera ubushakashatsi bwabo muri za laboratwari, hari n'ababukorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga. Fabrice Irankunda ni umwe muri bo. Muri iki gihe turi mu rugo nabashije kongera ubumenyi bwanjye mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ibyo benshi bazi nka software development. Nize language nshya zitandukanye ntabonaga mu ishuri, noneho nyuma yo kwiga izo language mbona ubumenyi. Ubwo bumenyi nabukoresheje nkora website. Muko mubona iyi ni website yanjye. Iyi website yanjye ushobora kujyaho ukareba ubumenyi mfite, icyo nagufasha mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Nshobora gukora website, nshobora gukorera application, mobile application. Ikindi ntabwo ari ibyo gusa, ubumenyi bwanjye nabukoresheje nifatanya na bagenzi banjye, dukora company yitwa Hazatech Limited. Iyo company ibyo dukora nta bindi ni za services zitandukanye z'ikoranabuhanga. Turi abana bakiri batoya, bamwe turigana, turi 8. Cyo dushobora kugufasha, dushobora gukora website, dushobora kuinstallera internet network, local area network, dushobora gukora gukora video zitandukanye, graphics design. Ikindi kintu gikomeye dufite ni icyo bita Hazatech Lab. Hazatech Lab ikintu tuyitekerezaho no gufasha abana bakiri batoya nabo bafite inyota yo kumenya ikoranabuhanga, tukabigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga, mbese tugasharinga bwa bumenyi natwe twamaze kubona kugira ngo bitubyarire umusaruro. Kuko ubusanzwe twabaga turi ku mashuri, byatugoraga guhuza kugira ngo tubone uko dufatanya amasomo ndetse no gukora ibikorwa byacu bitandukanye. Ariko muri iki gihe turi mu rugo, turi gukora application yitwa Haza Job. Na application mu gihe gito muzasanga kuri Play Store, kizagifasha abantu no gushaka akazi mu buryo. Hari abazajya baza bagashyiraho akazi, tukavuga ati ngiye nkeneye abakozi abana runaka, muri noneho abantu runaka bakapplyinga kuri ka kazi, ikabahuza. Mbese ni uburyo bworoshye bwo guhuza umukoresha n'umukozi.
ikindi kintu cya kabiri navuga turi gukoraho, hari systeme nge na bagenzi banjye turi gukora izafasha mu by'umwihariko muri iki gihe cya COVID-19, izafasha korosha serivisi duhabwa kwa muganga zorohe kandi zihute. Ntabwo nahita nyivuga yose aka kanya kubw'umutekano wayo, ariko hari aho twasinyanye amasezerano dutegereje ko badusubiza kugira ngo itangire gukoreshwa. Icyo nabizeza nuko izafasha abanyarwanda kugera ku iterambere ryihuse. Victoire Dusingize wavuga ko ibyo akora abikesha ubushakashatsi akora kuri internet. Ibyo ndimo ndakora nk'uko mubibona ni inkweto. Izi nkweto nyine ni inkweto zisanzwe, izi ngizi tujyana muri dushe, twogana, kamambiri nyine zisanzwe. Ngewe icyo nzikoraho ni ukuzongerera ubwiza, umuntu akaba yazijyana akanazitemberana. Ubundi mu busanzwe ndi umuntu udakunda kwicara ntacyo afite nkora, rero ibi ngibi byaje kera, ariko mu kuza sinahita mbikora kubera ko hariho imbogamizi z'amashuri nagombaga kubanza nkiga. Rero mw'ibi bihe bya COVID-19 kuko dusabaga twese kwirirwa mu rugo, uri kumva nari ndi mu buryo bwo gushaka ese ni iki kintu nakora, ni iki kintu ni akahe gashya nge nazana hano hanze. Rero ni uko nguko natangiye njya kuri YouTube, mbonaho ibintu bimwe na bimwe by'abantu bakora inkweto n'iki. Ndavuga ati kubera iki ngewe noneho ntagerageza ibingibi byo gufata amariba nkaba nadoda ibitambaro nkabidodamo indabo, inyenyeri cyangwa se nk'uko mubireba hano, noneho nkatangira business yanjye nanjye nkazana ikindi kintu gishya hano mu Rwanda, nk'uko leta yari dushishikariza nyine guteza imbere made in Rwanda. Minisitiri w'Uburezi kandi arasaba ababyeyi gufasha abana gukurikira amasomo bahabwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse no gushyigikira abana bafite ibitekerezo byiza mu bushakashatsi bakangurirwa gukora hagamijwe guhanga udushya. Babyeyi dufatanije kurera, turabasaba kuba hafi y'abana banyu mukabashishikariza gukurikira amasomo atambutswa ku mbuga zitandukanye no kuri radio na televiziyo, kandi nyuma y'amasomo mukaba hafi y'abana banyu mukabarinda ingendo zitari ngombwa, mukabarinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose, mukabarinda kuba bakwishora mu ngeso mbi kugira ngo bitabicira ejo heza habo. Kugira ngo amashuri yongere gufungura birasaba uruhare rwacu twese. Birasaba ko twirinda tugakurikiza amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima, harimo kwambara agapfukamunwa kandi neza, harimo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, ndetse no gusiga intera hagati y'abantu n'abandi. Nundinda nanjye nkakurinda, icyorezo kizacika burundu, twongere dusubire mu ishuri twigisha abana bacu. Banyeshuri, nk'uko mumaze kubyibonera, bagenzi banyu bageze kuri byinshi. Nahanyu rero nimubyaza umusaruro uyu mwanya mufite, musubire mu masomo yanyu neza, mukora ubushakashatsi mwivumburemo impano mufite, muzibyaza umusaruro mwiteza imbere n'igihugu muri rusange.